ibyo bintu ngiye ntabwo ndi kubyumva. Urumva kugira ngo izo kontara ngenzi sinye nuko ibyo bicuruzwa bibanza bikansikaho, kuko ntabwo byaba bikiri Dubai ngo ngewe nze mfite nsinya biraho ngaho gusa. Noneho uretse gatoya ndaje ngo mfite nkuvugisha, hari umuntu ugiye kuvugisha gake. Sister, mwari mumeze gute? Twari tumeze neza. Nicyo nari ngiye kubabwira. Abantu bo bari gukomeza bampamagara. Yego, rega ngiye nababwiye. Nimba ibyo nakubwiye utari kubyumva simbizi. Izo kontara ntabwo nshobora kuzisinya, izo kontine zitari bwaza. Oya, amato se yabuze aho nga ku cyambu? Amato ntago yabuze. Mugiye vuba mupaka izo kontineri, mbone kuza nasinya ku izo kontara. Yego, kandi nimwongere kumpamagara nyabwo. Nabona abaturaga gukomeza bantesha mu mutwe. Ago tukomeza ikiganiro twari turiho bakuru. Mbise mugira n'ibintu by'amato. Ibintu by'amato ndagerageza cyane ko nyine ngende umunya business. Biraho ngaho hari business ngiye mfite muri za Dubai na hano mu Rwanda. Abangaba rero barabakira ari kundesha mu mutwe ariko nta kibazo twaganira. Ibyo ngibyo ni ibintu biba bisanzwe. Nje nabonye kuhize n'umuntu ufite amafaranga. Ibyo ni ibintu biba bisanzwe ku muntu nkanjye. Ahubwo ndi kubona n'amasaha yamfashe. Yego namba kanyu. Ajene ubundi tukaza kuganira ku mugoroba nta kibazo twaza kubihuza. Akazina naki Alice takiwaza Alice bakana keza hanyuma se we wampaka namba kawe oya nta kibazo Alice no muhamagara azaguriza mu meza mwana murahorana nta kibazo kabisa Alice akana keza buri muzima Manya ari mama mbaruka. Muze mugura ibirayi bitarasira bigishushe. Boss mugura ibirayi bigishushe. Boss nangaye. Nijana ryonyine. Ako ngako. Muze mugura ibirayi bigishushe. Boss mugura ibirayi. Nangaye. Nijana ryonyine. Igishushe birashushe. Neza n'agasenda karimo. Ako. Sawa. Uzindo kwiza bosi. Yego. Bosi yewe ngwino kuri birayi birashushe. Birashushe kimwe n'ijana cyonyine. Kimwe n'ijana? Jana gusa. Biramakana imisha. Byose kari bininira. N'agasenda karahari rwose. Aya. Ukomeza mpamba. Shiraho nyine uze kugira Kontazo. Nushiraho gwishira za gukomerana mu kanya. Naka ndaya senga se wayibura muri imisi. Muri imisi abagore baraboneka ndana ngo igihero. Kubita ntara. Ubuse nk'utwo tuntu twose nyine umuntu aturiye yagwahanga. Nk'ibihumbi 5 byonyine. Ibihumbi 5. Ashabuja mwagize ubwenge. Baravuga ngo umuntu no kwihangira imirimo. Aho kwibase nyine nsinakirirwa ncuruza gutya bikavamo nkareba ko biri bugende neza. Ndumva bigashye rero gutangaza kugurire pe. Byose byari birimo.
rwose ibyo ntidupfa ubusa njyewe ntidupfa ubusa wa muntu ntidupfa ubusa njyewe mba naje nje gutigitama n'amafaranga mba nashoye no sinjye natoragura ujya kuvuga ngo uzagura ubutaha se iyi ni inzoga wari uri kumva n'ubwa mbere twari duhuye tuziranye njye nyine mbanje kumva ibikorwa byawe urumva ubutanzagaruka nkwishyura ntabwo murimo ukabona umuntu urimo ashaka ibintu yikorera mutangire muza kumusubiza inyuma njyewe ntabwo dukiranuka ntabwo dukiranuka oya se kandi se nabyo byari ngombwa oya ntabwo dukiranuka urayamba ntabyo guseka ntabwo ndi guseka urayamba abiri urahaga none utangiye kumbwira ngo uzagura ubutaha oya iyo mibare oya wibyo guseka bireki baye ikigo ry'inone oya kumva ntabwo mpa amafaranga kumfata gutya nabyo rero ntabwo biri bituma uyabona wowe nde kurata ubyumvikaneho utanjika se nibyo naze nk'ubyari wowe buriya kuba mfashe ikiraha nkacyumva bana nabyumvishe biraryoshye pe buriya biraryoshye kuba biryoshye biraryoshye wowe niba wumva uri kukubeshya sibyo wowe akira kugira ngo ubone ko nzavamo umukiriya mwiza kandi njye ntabwo mba nkubeshya rega ibintu mba mvuga ari ukuri wowe ubu ubitse aho ngaho nzavamo umukiriya mwiza oya ntabwo twabyumvikana njyewe ntabwo twakiranuka uririye amafaranga 1000 none ukumva senkani baye ikigo ry'inone oya ntabyo kumva oya ntabya nyine nicyo rangiye ariko kazitunga si ugusara warasaze umukire uri gufata mu mashinga uramuzi cyangwa ntabwo umuzi wowe mukire uyu nguyu umukire utakuzamura ntakabazwe n'ipantaro utazamura nanyishyura ibyanjye kuko wabiriye ariko nawe ntugakabye rata ntabwo nanze kumwishyura ni kugira mwishyuriye kuri kade akanga kade ariko wambwa ubundi kade wowe ugeze uyivuga sawa nyine nakwishyure mu barukanye rwose ubundi iyo kade arajya kuyimpanya imaze nyine ni uburyo ari bwisunikiremo amafaranga nayampe nyine ibyo kuma muri kade byigurije cyangwa se nyine nimba ubwo buryo bwa kade atabukoresha wowe oya mu mpere ngenda abanyagusubiza nta kibazo mpayo hano tutuza amafaranga mpayo hano yewe n'amafaranga nyiri ushaka kare hose se ubu nari gomeza iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye